gucamo besito pera winima tugiye kuhinjira duhamagara Imana icyo tugiye kwinjiramo kweri ndashimira Imana yanyunamuye ndayishimira nuko kweri ndayishimira yaranyunamuye umugore ajya akambwira ngo wangegera we ndashimira Imana akakimira ngo ndingegera asigamwe ati shere bimeze bite yego ko mukize ni Imana yunamura haleluya nawe igiye kukunamura Imana igiye kukunamura era sidima shere akambwira ngo ubundi wowe uri umugabo akayambwira ngo ndo rutambitse n'ibirenge nakireba ngasanga ikirenge cyanjye nigitambitse ndashimira Imana ko takibona ko gitambitse haleluya hetope haleluya haleluya Imana igiye kukunamura papa Imana igiye kukunamura igukure bagasuzuguro igukure ibitutsi bagutuka igukure urudode bakuvuga reka nkubwire bagusebereje muri iyo karitsiye aho ni Imana igiye kukunamurira kugira ngo bamenye ko iyo wasenze ari yo kwiza shimira Imana Imana igitanga kurya ngiye nari narapfuye Elohedasai ndaza kuguha agafoto ukuntu nari imeze Eto pesa la winima Imana shimwe haleluya ndashimira Imana ko yanumuye najyaga mburara nkabwirirwa ariko ndashimira Imana ko nakiburara cyangwa nkubwirirwe ndashimira Imana yaratwimanye yaranyunamuye ubu mfite imiryango 5 muri Kigali Lestita ya Sima fiti elanima Imana yaranyunamuye mfite imiryango 5 ikodeshwa n'inzumbamo kandi ni kuri kaburembo si mu manegeka ngo ugiye zamura kwizera iwacu ni Cyangugu Inyamasheke aho hano ni munsi y'ishyamba abantu bahazi Elotesta bahita iryo shyamba bagita muzimu cyangwa abantu ni Nyungwe utuye munsi ya Nyungwe ariko ibaze kugira ngo uve muri Nyungwe uzamuke uze uture Kinyinya kuri ADPR kuri kaburembo uhagira inzu Imana itaranyunamutse zamura kwizera dusenga niko wakunamura abagenzi badukurikiye kweri kandi arasitope elewa idahisa nsengeye abantu bari mu bukode nkuko wankuye mu bukode ndasenze kugira ngo ubunamura bakure mu bukode ubahamaso amen ijambo ryawe rirambwira ngo waracyari w'ibyiringiro yuko igiti cyose cyatemwe kizongera kigashibuka kikongera kikera imbuto kigira amababi haracyari ibyiringiro hari abantu bakikubaha hari abantu bakikuvuga neza hari abantu bakigutegereje hari abantu bakigufitiye icyizere ndabasengeye ayo munsi wa none bunamure ubashumbusha ibyo bari bafite kandi abadafite ubahe mwami kandi ubahe gukomeza eta sitara ndasenze mu izina rya Yesu abarwariye kwa muganga bunamure igihe cyarageze ngo Yobu asigarana inshuti yari asigaranye ngo gwari urujyo yishimishaka hari abantu bameze batyo mwa abantu babashizeho bunamure doseta la winima bunamure kugira ngo mwa imbamenye ko mwijuru hari Imana igikora imirimo n'bitangaza uracyakora kandi urawe ubwirwa n'iki kutazakiza umugabo wawe hari umukato era winima hari umukato kuje hari urubanza rugiye gushingwa hari urubanza ruje imbere yawe ngongera usenge uko wasengeraga abantu uko wahanuriraga abantu wongera ubahanurire nta kindi ukurikije Imana ihemba abantu umuntu wihanganye akava mu byaha akagira ibintu arekura akagira ibintu yigomwa mutsizo kaye nisunzu mutsizo shoboye nisunzu mutsizo cyiza yasara ishoboye yes tubahaye ikaze mwe mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV ndetse n'izabihindura TV show tubahaye ikaze mwese mukurikiye ano macano ukarabiri turavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi umugisha Imana itanga gube kuri mwe n'imiryango yanyu mwe mukunda kudukurikira umunsi ku wundi nimwe rero umuryango dufite ni namwe mudufasha amaboko turabashimiye Imana bahumugisha hanyuma wowe warurwaye Imana igukize warudafite amahoro mu mutima Imana yaguhe wowe warubona nta byiringiro Imana ikongerera ibyiringiro rero turagarutse kugira ngo twongere tuhugurane twungurane ibitekerezo twongere twibukiranye mu by'uru rugendo kuko nta handi nyine duhugurira nako byinshi mwarabibwiwe mwanditse yaravuze arabango byose mwarabyumvishije ahubwo turi ku ndunduro ijambo hanyuma nyine turabashimiye mwese mwakoze subscribe Imana ibahumugishe utarayikora yikore share like comment usangize n'abandi kugira ngo tube tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana umunsi ku wundi
hanyuma rero imbere ya kamera zacu turabona umugabo uje Imana imutumye mu izina rya Yesu. Hanyuma agiye guca kuri TV ye, ace no ku Iramiro TV. Usabwa ngaho wazabona hose wazamusanga, yaba ari ku Iramiro yaba ari kuri Izabihindura, hose wahamusanga. Hanyuma mugabo umeze ute? Meze neza. Amakuru se? Neza. Urakomeye. Urakomeye. Urakomeye cyane. Hanyuma uri gutangaza iki? Bo. Nuko Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe. Imana igumugisha. Hanyuma turagushimiye ko nyine tuje kutugeza ijambo ry'Imana. Bansuza abantu gukurikirana kuri channel yawe ndetse n'abaje uyu munsi no ku Iramiro TV bose basohoza. Abantu bose badukurikiranye n'abaje uyu munsi turabashimiye kandi tubasabiye umugisha. Ndabashuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nama. Hanyuma rero reka twibwire. Mbo nitwa Kamanzi Theogene, ndi umugabo ufite umugore umwe. Hanyuma ikindi cya kabiri, Imana yangiriye icyizere nyobora groupe yitwa Seroam. Iyo groupe yitwa Seroam. Ibereye perezida. Urumva rero uri umuntu w'umunyacyubahiro. Twarige Imana ivuga ngo zagiduza none abanyacyubahiro. Icyubahiro gituruka ku Uwiteka no gitanga ibyubahiro. Yego. Hanyuma turagushimiye ko uyu munsi wemeye kuza nyine. Hanyuma reka tugwakanye usenge dutangira aka kanya kugira ngo ntere kuza kugutindira. Yego. Reka dusenge. Uri Imana y'amahoro, Haleluya. Kwiringirwa, uri Imana ivuga bikaba, iyo utegetse birakomera. Nyemerera uyu mwanya dufashe tujye kuvuga ijambo ryawe. Yego Yesu. Ijambo ryawe rirejejwe. Haleluya. Iteka Mwami ndasenze ngewe ugiye kuricishamo kugira ngo nkomeze kukubera umuyoboro. Ikindi Mwami, iri jambo rigiraho rikura abantu, rigira naho ribageze. Uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba, iyo utegetse birakomera. Uri umushumba mwiza utagira uregirira ibihembo. Mpamvu tukwinginze kugira ngo aya masaha uzubane natwe. Kandi Mwami, abakurikiye Iramiro TV na Izabihindura TV show, kugira ngo Uwiteka babohorwe n'iri jambo. Kandi ijambo ryawe ryaravuze ngo hahirwa bapfa bapfira mu Mwami, hatumwuka tiyeni baruhuke. Reka turuhurwe n'ijambo ryawe. Kandi nyaguhora ku ngoma tukweretse abadukurikiye bari muri iki gihugu ndetse no hanze yacu, kugira ngo Mwami iri jambo niribageraho bahindure. Haleluya. Mwizina rya Yesu. Yemerera ubwiza rabiso berawa. Mwizina rya Yesu, mu butware waduhaye ndetse no mu bushobozi. Gomeze kubana natwe kandi bigaragaza imbaraga n'amavuta bigomeze kutwomaho. Satani kirogoya turamwamaganye mu izina rya Yesu. Uwiteka turatesha agaciro Imana byose. Ngaho nyemerera rero ubwiza bw'Imana gomeze kugaragara kandi igitinyiro cy'Imana kigomeze kuba mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ntagutindiye reka tugeze cy'Imana gutumye kugira ngo taza gusanga ndi umwanya. Yego. Imana umugisha, murakoze kudutumira kuri izi kamera za Iramiro TV. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubagura. Ndakeka irivuga butumwa mu mukora namwe Imana izahera umugisha. Ni muririmbyi n'uwaririmbye mwono nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse. Nimugeraho mubona ko ibintu bikomeye, Yesu azibuke uyu murimo w'Imana mwagiye mukora, irivuga butumwa mwagiye mukora. Ni ibintu bikomeye abantu batajya babasha guha agaciro, ariko twebwe tubiha agaciro. Imana ishimwe kandi Imana ibaho umugisha, ibagurira imbago. Mbere na mbere yuko mbagezaho icy'umwuka ashyize ku mutima wanjye, mbanje kubasabira umugisha kandi n'abantu bakurikiye bose mbasabiye umugisha, imbaraga kubabaho kandi ubwiza bw'Imana bugomeze kubabaho. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Hosea, ibice byaho ni 5. Ibice 5 turahera ku murongo waho wa mbere, hanyuma turasoreza ku ijambo riri muri Yobu ibice 42. Turasoma duhereye ku murongo waho w'10 tugeze kuri 13. Ngaho reka dusome mu izina rya Yesu.
dusome iryo jambo ry'Imana dusanga muri Hoseya. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, ubundi twongere dutaruke dusome Yobu 42 umurongo waho wa 10 kugeza kuri 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Uwiteka bakuraho amaso. Nimwumve ibi mwabatambyi mwe, kandi mutegere amatwi namwe ab'inzu ya Isirayeli, kandi nawe yanzu y'umwami we, wumve kuko urubanza ari mwe rucirwa. Mwe mwabereye imisipa umutego, mukabera itobora ikigoyi gitezwe, kandi abo bagome bakabije kwica abantu, ariko nzabahana bose. Efurayimu ndamuzi, kandi na Isirayeli ntabasha kunyihisha, kuko wowe Efurayimu wakoze iby'ubumaraya, Isirayeli nawe yariyanduje. Umurongo wa 4, imirimo yabo ntizareka kubagarukira Imana yabo, kuko ntizabura kugarukira Imana yabo, kuko imitima y'ubumaraya ntibamenye Uwiteka. Twongeye dusubiremo. Imirimo yabo ntizareka bagarukira Imana yabo, kuko barimo imitima y'ubumaraya ntibamenye Uwiteka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana hano muri Hoseya. Haleluya. Uwiteka abakuraho amaso. Hari ibintu byinshi bijya bituma Uwiteka dukuraho amaso. Watangije iby'umwuka uherukije iby'umubiri, umenye ko Uwiteka amaze kugukuraho iki amaso. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo nimwumve ibi mwabwoko mwe, cyangwa se mwabantu mwamwerejwe gukora umurimo w'Imana, cyangwa se mwatoranyijwe gukora umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Kandi mutegera amatwi namwe ab'inzu ya Isirayeli, kandi nawe wanzuwe. Haleluya. Wa mwami wumve kuko urubanza ari mwe rucirwa. Yesu nashimwe. Ngo abantu abebereye abandi imisipa. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire uyu munsi wa none abantu bari gusenga Imana, uburyo basenga bitandukanye n'uburyo batangiye. Abantu muri no minsi bari gusenga bafite ibyaha, ariko Bibiliya, haleluya, Bibiliya iravuze ngo garukira aho ngaho, kuko urubanza rugiye gucirwa. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, berasidimwa, ndabizi neza abantu ni mukunda ukuri, ariko ijambo ryaravuze ngo abantu nibamenye ukuri, ukuri niko kuzatubatura. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo noneho ngo nimwumve. Imana ishimwe. Uwiteka ababajwe n'abantu yahamagaye uyu munsi wa none batari kiburi mu murongo w'Imana. Wahamagaye uhanura ntugihanura, usigaye uhanura waka amafaranga. Wahamagaye uvuga ubutumwa, uvuga uko Imana ikubwiye, ukavugisha ukuri uko kuri. Uyu munsi wa none, haleluya, ntabwo ugikuvuga ukuri uko kuri. Imana ishimwe. Bibiliya ijambo ry'Imana ririvuze ngo nimwumve urubanza mugiye gucirwa. Hari urubanza rugiye gucirwa abantu bameze batyo. Imana ishimwe. Hari inzira, haleluya, naho nsoma ijambo riravuga ngo inzira nyabagendwa, ngo abayinyuramo ni benshi, ngo kandi iyo nzira ibajyana kurimbuka. Ngo ariko inzira, haleluya, inzira ifunganye, ngo ni inzira yo kwera. Bibiliya yavuze ngo iki? Yaravuze ngo iyo nzira, ngo umugenzi naho yaba ari umuswa, naho yaba atazi gusoma no kwandika, na elasitopera hilo besa heto sene maigide, ngo iyo nzira naho umuntu yaba ari umuswa, naho yaba ari impumyi, naho yaba atagira amaguru n'amaboko, iyo nzira, haleluya, ntabwo azayiyoba. Ariko ijambo riratubwiye ngo nimwumve urubanza mugiye gucirwa, kuko mwanze kugarukira Uwiteka. Ariko ijambo ry'Imana Yeremiya we yarabyanditse, aravuga ngo nimwemera tukazana, ngo muze tujyane i Babuloni, ngo ariko nimutabyemera ngo mwirorerere, ngo dore imbere yawe hari inzira ebyiri. Haleluya, haleluya. Hela sito pela winima. Imbere yawe hari inzira ebyiri, hari iy'ubugingo niyo kurimbuka, kugira ngo wihitiremo. Nshuti yanjye, haleluya, abantu nabo bari kwita ku bintu bitagaragara, ariko ngo hari urubanza rugiye kubacirwa, hari urubanza ruje imbere yanyu, hari urubanza mugiye kuburana, hari urubanza rugiye kuza. Bene data nshuti
z'umusaraba. Bakundwa bene tasiri winima, abantu bemeye Imana bakavuga ngo icyubahiro cy'Imana tugiye kukizamura, nimugarukira aho ngaho kuko hari urubanza rugiye kubacirwa, hari urubanza rugiye kuza. ngo Efurayimu, haleluya, Bibiliya yavuze ngo iki, ngo aba bantu naho bakumva, haleluya, ngo bazavunira ibiti mu matwi. Garukira aho ngaho, haleluya, garukira aho ngaho. Umwami Yesu aragushaka, ni wowe ashaka. Yazi Enesta Yasir yajeje gucungura abantu, ariko reka mbabwire hero besa ijambo ku murongo wa 4, hela sito pera winima, ku murongo wa 4 aravuga ngo imirimo yabo nizareka bagarukira Imana yabo, haleluya, kuko barimo imitima y'ubumaraya ntibamenye Uwiteka. Bene data bakundwa, uyu munsi wa none abavuga butumwa beshi ingo zarasenyutse. Kandi nasome ijambo Imana ishimwe mu Bakorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 16, haravuga ngo wa mugore we ubwirwa n'iki kutazakiza umugabo wawe, nawe wa mugabo we ubwirwa n'iki tuzuko umugore wawe atazagukiza. Imana ishimwe, haleluya. Muri Matayo 19 ngo Yesu ngo Yesu ngo bamugerageza bamubaza, bari kumubaza ngo none ngo ko Mose yanditse ko ngo amategeko, haleluya, ngo mbese umuntu yemere gusenda ngo umugore we ngo amuhoye ikintu icyo ari cyo sose. ngo Yesu arababwira ngo impamvu Mose yabemereye gusenda abagore banyu nuko mwari mutarizera, imitima yanyu yari inangiye, none dore mwabaye, haleluya, none mwahindutse ibyaremye bishya. Ntabwo haleluya, ntabwo wasenda umugore wawe umuhoye gusambana. Hari ijambo rirababwira tubwiye ngo nuko imitima yabo yuzuyemo umubaraya, imitima yabo yuzuyemo gusebanya, yuzuyemo gusambana, yuzuyemo ubuhehesi, yuzuyemo gushaka indamu. Imitima yabo, reka nkubwire, hari urubanza nutagarukira aho ngaho, hari urubanza ruguciriwe. Ha itosere winima, hari umukato era winima, hari umukato kujeho, hari urubanza rugiye gushingwa, hari urubanza ruje imbere yawe. Garukira aho ngaho, usubire mu bihe byo gusenga, uko wasenga wongera usenge, uko wasengeraga abantu, uko wahanuriraga abantu wongera ubahanurire. Nta kindi ukurikije, nta zindi nyungu, nta zindi namukeneye. Hela wirisai. Yego, Imana ishimwe. Tugiye gusoma irindi jambo ari naryo dusorezaho. Mwumve abantu, haleluya, umuntu wamaze kwemerera Imana kwimuyobora ibihembo Imana igimuhemba. Dusome Yobu 42 umurongo w'10 kugeza kuri 13. Yobu, haleluya. Imana ishimwe. Tugiye gusoma Yobu ari naho turi gusoreze dusengeramo. Mwumve ibihembo Imana ihemba abantu, umuntu wihanganye akava mu byaha akagira ibintu arekura, akagira ibintu yigomwa. Tugiye gusoma 42 umurongo waho w'10. Umutwe w'ijambo ravuze ngo Imana ikiza Yobu imushumbusha ibyo yari yarapfushije. Ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Nuko abavandimwe bose baramusanga, n'abashiki be bose n'abari baziranye nawe bose basangirira nawe mu nzu ye. Baramuririra kandi baramuhumuriza ku by'ibyago Uwiteka yamuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta z'izahabu. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira inama ibihumbi 14 n'ingamiya ibihumbi 6 n'amapfizi ibihumbi 2 by'indogobe z'ingore ibihumbi. Imana ishimwe. 13 baravuze ngo kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Imana ishimwe. Ngo abyara abahungu 7 ndetse n'abakobwa bangahe 3. N'iryo jambo tugiye gusorezaho ni ijambo rivuga ngo abantu bamaze kwemerera Uwiteka, abantu bemeye guca mu nzira y'Uwiteka, Imana igiye kubunamura.
niryo jambo turi busorezeho, niryo jambo ngiye kuvugaho gatoya mu minota mikeya, ubundi haleluya, ubundi tugasenga Imana. Dusomye ijambo rivuza ngo iki? Musomye uhereye ku gice cya mbere cy'umugaragu cya Yobu, haravuga ngo mu gihugu cya Usi, mwibutse ko iyo umaze gukizwa ukamara kwemerera Imana, Imana ikagendera muri wowe, Imana ikaba muri wowe, Imana rimwe na rimwe irakwirata, kandi iyo imaze kukwirata ibyago ibigeragezo nibwo birushaho kuza. Imana ngo irimo ngo isanga mu gice cya mbere cya Yobu, ngo haravuga ngo nuko Yobu, haleluya, ngo Yobu ngo Imana imaze kumwirata, ngo Satani ngo ahura n'Imana, ngo birangije ngo Imana ibaza Satani ngo mbese uvuye he? Imana ishimwe. Satani aravuga ngo mvuye kuzenguruka mu isi. Hari igihe haleluya, hari igihe Satani aba arimo kuzerera mu isi, ngo arangije ngo abwira Imana ibwira Satani ngo wabonye umugaragu wanjye nkunda kandi nkamwishimira, haleluya. Ngo Satani aravuga ngo none se yabura ate kukwishimira, yabura ate kukunezeza ko wamuhaye ibintu byari cyo cyose? Bene data bakundwa, Imana hari ikintu yitaho, yita ku bugingo, yita ku muntu w'imbere, ntabwo ujya yita ku mubiri w'inyuma. Hoya Imana ishimwe. Tugeze muri ibi bice 42 tumaze gusoma, ngo Imana haleluya, ngo maze Yobu ngo akemera gusabira bagenzi be, ngo akemera kubatambira igitambo cyoswa, ngo ako kanya ngo agipfukama, ngo Imana yari imaze gutegeka uwo bita Biludadi na Zofari ngo bajye gusaba Yobu imbabazi, ngo kuko bari bamushinyaguriye. Mwene data, hari igihura n'ikigeragezo, abo musengana, abo muririmbana, abo mugendana, abo mubana umunsi ku munsi bakagushinza ko ari ibyaha. Ariko iyo bamaze kwemerera Imana, iyo bamaze kuva mu bwiza ugiye mu bundi, rimwe na rimwe uhura n'ibigeragezo. Mwibutse neza, haleluya, uyu Yobu ntabahuye n'ibigeragezo bingana nk'ibyo yahuye nabyo, ngo ariko arakomeza arasenga. Ngo muri ibice 42 ngo Imana ibwira Zofari na Biludadi, ngo Imana iramubwira ngo nonaha, haleluya, ngo mufate amapfizi 7 y'intama, ngo nayihene muyashira umugaragu wanjye Yobu, ngo abatambira igitambo cyoswa, uko mutavuze ibitunganye. Hari abantu Imana igiye guhanira imbere yawe uko batakubwiye amagambo yo kuguhumuriza, n'ubundi ntayo bari bukubwire kuko ntayo bari bafite. Ariko nkuzaniye ihumure, nkuzaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka aje kukunamura, Uwiteka aje kugushumbusha ibyawe. Nibyo wahoze ufite amazu, wahoze haleluya, wahoze uba mu nzu yawe, uyu munsi wa none ntayo ukibamo, ariko Uwiteka avuganye nanjye ngo nze kuguhanurire, ngo nze nkubwire ngo Uwiteka aje kukunamura, aje kugushumbusha, aje kuguha ibirito ibyo wari ufite. Imana ishimwe. Ngo haleluya, ngo nuko akemera guca bugufi Yobu, ngo agisabira bagenzi be, ngo akibasabira ngo igitambo cyonswa, akemera kubatambira igitambo cyonswa, haleluya. Ngo Uwiteka ngo ahera ko aramwunama. Hari abantu Uwiteka agiye kunamura, hari abantu Uwiteka agiye gusumbusha. Reka nkubwire, warabyaye urapfusha, uyu munsi none hera sita biniwa guzaniye itangazo rikubwira ko utazongera gupfusha. Hera sito benema, waracuruza gurahomba, nkuzaniye ijambo rivuga ngo ntabwo uzongera guhomba uko Uwiteka arakunamura. Hera sito pe, ngo Yoba akemera guca bugufi, ngo akemera kubasabira, akemera kubatambira igitambo cyonswa, ngo Uwiteka ahera ko ngo aramwunamura, ngo amukize ibyago bye. Ngo bashiki mbibutse bakundwa, tutize umusara, yego, iyi Imana ikugarutseho, yego, nabagiye baragaruka. Hari abantu bagiye kugarukira kuko Uwiteka kugarutseho. Hari amahirwe ya mbere, aya mbere yakugusa, ariko Imana izanya amahirwe ya kabiri. Aya mahirwe ya kabiri Imana ije kukunamuramo, Imana ije, haleluya. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, Imana iri kumwe natwe, Imana ivugana natwe, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Bibiliya yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana ishimwe, haleluya. Ngo Yobu ngo akemera kubasabira, ngo akemera guca bugufi, ngo abatambira ibitambo byonswa, ngo Imana ihera kwiramwunamura. Nshuti yanjye, gira ibintu reka, gira ibintu rekura. Uwiteka aje kukunamura. Rekura ibigirwamana, reka kwishingikiriza ku bantu. Uwiteka aje kukunamura. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo akemera kubasabira, ngo ahera ko, ngo Imana ihera kwiramwunamura, ngo imuha kabiri, ibikubye kabiri ibyo yari afite, ngo imuha abahungu 7,
babiri ngo n'abakobwa batatu. Imana ishimwe. Hari abantu mugiye gushimana Imana, hari abantu bakuvuyeho mugiye gushimana Imana, hari asitoperewe imiryango n'ikigeri wawe, ariko kuko Uwiteka kunamuye dore bagiye kuza, bagiye kugarukira. Nasomye ijambo rivuga ngo iki, riravuga ngo bazatugarukira, tuzabagarukira. Hari aba asitope, hari abantu bagiye kugarukira. Haleluya, haleluya. Hari abantu bagiye kugarukira. Umugabo yagutaye mu bukode, reka nkubwire, nkuzana ijambo rivuga ngo bagiye kukugarukira, bagiye kugushaka, ntabwo uzongera kubashaka. Bibiri ivuze ngo iki, iravuze ngo nuko bashiki ba Yobu ngo baragenda baramusura, ngo bamuzanira izahabu, ngo bamuzanira n'impeta. Ibyo byose bikozwe muri zahabu, ngo batangira gushima Imana, ngo baravuga ngo tumaze kumenya neza ko ibi byose ari Uwiteka yari yarabigucije, yari yarabiguteje. Ngo barashima Imana, bavuga ngo turashima Imana yo yagukirije icyago. Bari bamaze kandi icyo gihe akiri mu kibazo bajya bavuga ko ari ibyaha, ariko turashimira Imana ko bavuze ko ari ibyaha byatumye umera gutya. Bagiye kugarukira bashima Imana, mushimana Imana, bavuga yuko Imana ikora, Imana ikuye n'umugisha wawe, Imana igiye kuguha visa. Imana erasitopere warima, waranditse uraporayinga biranga, ariko Uwiteka aragushumbishije, Uwiteka akubonesheje n'umugisha wawe. Imana iguhuje n'abakomeye. Imana etasidobe, Imana yaga imbwira ngo nzakwishaza mu bakomeye, nzaguhuza n'abakomeye. Ariko tukibaza tukavuga ngo bizagenda bite, ariko turashima Imana ko tuzaye twicara hakomeye, tuzaye twicarana n'abakomeye, tuzaye twicarana n'abantu bakomeye, abize n'abatarize. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana igiye kunamura abantu. Tugiye gusenga. Mana ishimwe. Hela sitopera wirima. Ijambo riratubwiye ngo nuko ngo Uwiteka ngo ahira Yobu. Haleluya. Ubwa kabiri kurenza ubwa mbere, Imana iramushumbusha ngo imuhe umukubye kabiri ibyo yari afite, ngo imusubiza abana be, imusubiza indogobe ze, imusubiza inka ze, imusubiza intama ze, imusubiza ibyo yari atunze. Umugore wa Yobu aramugarukira. Yobu nta wundi mugore yigeze azana, ahubwo wa wundi niwe yahinduye. Imana igiye guhindura imitima y'abantu bakwanze. Imana Imana igiye kubagarura kandi irabagarura. Mama, Imana izagaruye umugabo wawe kandi mugaruye yahinduye umutima. Ikintu nkundira Imana ihindura umutima, ntabwo ihindura isura. Imana ihindura umutima, ngo ihindura umutima wa Yobu, umugore wa Yobu ngo arahinduka. Haleluya. Niwe babyaranye abana 10. Reka nkubwire ngutangarize, uwo mwaruhanye, uwagusebeje, uwagutaye, niwe mugiye gushimana Imana kuko Imana ikunamuye. Adotara winimanda zara dobewa. Uwo niwe mugiye gushimana Imana, niwe mugiye guharagara ku ruhimbi. Niwe bagiye kujya bavuga ngo mbese Imana, bakakubaza ngo wasengeye he. Bama Imana izanye amahirwe ya kabiri. Ibyo bwa mbere byaranze, ariko Imana izanye amahirwe ya kabiri. Yambwiye ngo nkubwira ngo ije kukunamura. Hello stapofa Peter Lazarala anaso tesi. Abari hanze badukurikiye, Imana igiye kubunamura. Abayesita bene wa abari iki gihugu, Imana igiye kubunamura. Sidobe, abari baranyunyutsa amaguru, Imana igiye kubakubyibuha. Abari barananutse mu buryo bw'umwuka, Imana irabunamuye. Hetopa ilima, Imana ishim. Oh haleluya. Imana igiye kukunamura. Umazimisi, haleluya. Ushaka perime warayibuze. Hello bestando me. Imana izanye amahirwe ya kabiri. Imana irakunamuye, iguhaye perime. Imana ishimwe. Byaranze, wakoreye abantu biranga, urikorera biranga, ariko Imana irambwiye ngo ije kukunamura, kandi ubwo ikunamuye bigiye kwemera. Turashima Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Turashima Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari ku hayi. Turashima Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenya. Hela sitopera winima. Turashimira Imana igimenye ibyo twibwira. Turashimira Imana igimenye aho turwariye. Abantu ushobora kurwara ntibamenye aho urwariye, ntibamenye icyumba urembeyemo, ariko iyi Imana yacu izaho ikibazo cyawe kiri, izaho password, izaho imfunguzo zawe ziri, iziho kontake zawe ziri, izaho elasitopera winima. Irahazi. Irahasi. Tugiye gusenga.
zamura kwizera Edobi wi. zamura kwizera Peladoras. jya mu cyumba cyo hejuru udestai tugiye kwinjiramo besito pela winima Aho. tugiye kuhinjira duhamagara Imana Peliwa. idasi Piwi, wi, wi. cyumba irayisa Imana ikoreramo Ivugira. nicyo tugiye kwinjiramo Igakora. Kweri. ubundi dusenge Elasi tubwire washalado, Imana yunamura lasi abantu. washalado, mama lasi Elasi were Atwunamure Imana ishimwe ndashimira Imana yanyunamuye ndayishimira nuko Kweri. ndayishimira yaranyunamuye umugore ajyaga ambwira ngo wangegera we ndashimira Imana ko atakimira ngo ndingegera asigaye ambwira ati sheri bimeze bite Yego ko mukize. n'Imana yunamura Hallelujah. nawe igiye kukunamura Imana igiye kukunamura Elasidima yajyaga ambwira ngo ubundi wowe uri umugabo akajya ambwira ngo dore utambitse n'ibirenge nakireba ngasanga ikirenge cyanjye ntigitambitse ndashimira Imana ko atakibona ko gitambitse Haleluya. hetope haleluya haleluya Imana igiye kukunamura papa Imana igiye kukunamura igukure bagasuzuguro igukure ibitutsi bagutuka igukure urudode igukure amagambo bakuvuga reka nkubwire bagusebereje muri iyo karitsiye aho niho Imana igiye kukunamurira kugira ngo bamenye ko iyo wasenze ariyo kwizerwa Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. turashimira Imana igitanga kurya ngewe nari narapfuye elo hedasai ndaza kuguha agafoto ukuntu nari imeze Eto pesa la winima Imana ishimwe haleluya ndashimira Imana ko yanunumiye najyaga mburara nkabwirirwa ariko ndashimira Imana ko nakiburara cyangwa nkubwirirwe ndashimira Imana haleluya Imana yaratwimanye yaranyunamuye ubu mfite imiryango 5 muri Kigali Lestita ya Shima fiti elanima Imana yaranyunamuye fite imiryango 5 ikodeshwa n'inzumbamo kandi ni kuri kaburembo si mu manegeka ngo ni kuri kaburembo na Elamon nta nubwo nuriye munsi y'umuhanda ngo imodoka izangonga Imana yaranyunamuye Imana yaranyunamuye yarakonamuye pe ugiye gusenga zamura kwizera iwacu ni Cyangugu Inyamasheke aho hano ni munsi y'ishyamba abantu bahazi elotesta bahita iryo shyamba bagita muzimu cyangwa abantu ni Nyungwe utuye munsi ya Nyungwe ariko ibaze kugira ngo uve muri Nyungwe uzamuke uze uture Ikinyinya kuri ADPR kuri kaburembo uhagira inzu Imana itaranyunamuye zamura kwizera dusenga Mana data wa twese heto pestala winima uko wanyunamuye niko wakunamura abagenzi badukurikiye kweri kandi arasito pe elewa idahisa nsengeye abantu bari mu bukode nkuko wankuye mu bukode ndasenze kugira ngo ubunamura bakure mu bukode ubahamaso amen ijambo ryawe rirambwira ngo waracyari w'ibyiringiro yuko igiti cyose cyatemwe kizongera kigashibuka kikongera kikera imbuto kikongera kikagira amababi haracyari ibyiringiro hari abantu bakikubaha hari abantu bakikuvuga neza hari abantu bakigutegereje hari abantu bakigufitiye icyizere ndabasengeye ayo munsi wa none bunamure ubashumbusha ibyo bari bafite kandi n'abadafite ubahe mwami kandi ubahe gukomeza eta sitara ndasenze mu izina rya Yesu abarwariye kwa muganga bunamure igihe cyarageze ngo Yobu asigarana inshuti yari asigaranye ngo gwari urujyo yishimishaka hari abantu bameze batyo mwami abantu babashizeho bunamure doseta lawinima bunamure kugira ngo mwami imbamenye ko mu ijuru hari Imana igikora imirimo n'ibitangaza uracyakora kandi uracyahambaye ndakwinginze mu izina rya Yesu ngaho namura aba bantu bumvisha ijambo abari muri Amerika abari hirya no hino Uwiteka bari ku migabane itandukanye aho Uwiteka ndasenze kugira ngo mwami ubunamure abafite amadene ababuze uko babigenza abari kuburara uyu munsi wa none abari kubwirirwa Uwiteka badafite akazi uri Imana itanga akazi Uwiteka mwami ntabwo twirengagije n'igihugu cy'u Rwanda nacyo n'ucyunamure ugisukemo amahoro n'umutekano mu izina rya Yesu ngo bikore kwiyubahisha amahoro n'umugisha elawidista mu izina rya Yesu ukomeze kubana n'abantu bose baduteze amatwi amen. Murakoze cyane biganiro byacu nakagaruka nyine Imana ibunamure mu izina rya Yesu reka tambutse nimero kuri channel yitwa Iramiro TV harimo nk'umuntu akeneye kumushaka ariko nazitambutse ariko nzana mupiningira nimero yanjye ni 0787
63 28 664 murakoze ibiganiro byacu nakagaruka ciao